Amahoro amahoro kuri mwese inshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kuryoherwa n'impera z'uyu mwaka wa 2023. Nkabifuriza kandi kuzatangira umwaka utaha mu mahoro, ibyifuzo byanyu byose mubigeraho. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku bitero bya Ukraine yabashije gusenya ubwato bw'Abarusiya bwari mu nkengero za Crimea. Tuganire no ku bitero byabo bakomeje kwihagararaho ku mirongo yose y'urugamba. Urabona ko abanya-Ukraine bagifite agatege ko kurwana. Biravugwa ko babashije no guhanura n'indege z'Abarusiya nk'uko Zelensky abitangaza. Tugiye kubiganiraho tunarebe n'iki bivuze n'iki bisobanuye. Hakaba n'inyongera ya F-16 finally zirahageze, F-16 ziraje. Biravugwa ko mu minsi mikeya ziri butangire kugera ahangaha muri Ukraine. Ese bizagenda bite? Icyo bita electronic warfare Abarusiya bamaze guteza imbere kizakundira izi ndege nk'uko twabivuza kuri podcast. Reka tubiganireho twumve n'ibitekerezo byanyu muri comment, birakenewe kugira ngo dukomeze twuzuzanye muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi podcast. Nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugirira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. Ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, abanya-Ukraine rero nk'uko twatangiye tubiganira muri iki kiganiro babashije kugaba ibitero. Nk'uko nakomeje kubibabwira mbabwira ko igihe cyose Abarusiya batarigarurira inkombe zose z'inyanja y'umukara baracyafite ibibazo, kubera ko abanya-Ukraine bazakomeza gukoresha izi drone bagenda bakora bakaziteza imbere, akazi zikomeye uko igihe gihita bagenda babona izirushijeho gukomera. Rero bazakomeza gutesha umutwe Abarusiya muri iyi nyanja y'umukara. Niyo mpamvu nge mbabwira ko iyi ntambara igomba kurangira Vladimir Putin afashe inkombe zose z'inyanja y'umukara, kuko nk'uko twabivuze n'ubundi Odessa ugiye mu mateka, Odessa ni umujyi w'amateka w'Abarusiya. Aha ni ahantu hiciwe Abarusiya benshi cyane, ku buryo no mu gihe cyo kuhubaka hubatswe n'abaherwe b'Abarusiya benshi cyane. Rero ku buryo uyu mujyi numva ko bizarangira n'ubundi ugiye mu maboko y'Abarusiya, ariko hakiyongeraho n'icyo kintu cyo kuba Abarusiya bakeneye umutekano muri iyi nyanja y'umukara, amato yabo agatekana, kubera ko nk'uko byemerwa n'Abarusiya abanya-Ukraine babashije gusenya ubwato busanzwe bwikorera ibikoresho bibuvana mu Burusiya bibuzana ngaha muri Crimea. Ibyo rero akaba ari ibintu Zelensky yigambye cyane, avuga ko Ukraine izatsinda kandi ko Ukraine ikomeje gukubita ahababaza Uburusiya. Ibyo bikiyongera ku ndege zabashije guhanurwa muri Zaporizhia no muri Kherson. Bavuga ko hahanuwe indege zigera kuri 3, ariko Zelensky arakabye agashyiramo n'5. ariko birashoboka ko izi ndege zishobora kuba zarahanuwe kubera ko abanya-Ukraine nubwo nta bikoresho byinshi bafite, nubwo nta ngabo nyinshi bafite zishobora kuba zatobora imirongo y'Abarusiya, harimo ikibazo cyo kuba bafite intwaro zikomeye bahabwa n'Abanyaburayi. Intwaro zikomeye bagiye bahabwa na NATO. Murumva hari amamisiri, ama long range missile bahawe n'Abongereza bita za Storm Shadow, binavugwa ko arizo zakoreshejwe. Hakaba iyi Patriot system y'Abanyamerika, nge ntaramenya niba ikiri muri Ukraine. Hakaba ibintu byinshi cyane bishobora kuba byafasha abanya-Ukraine kuba bakora akantu, ariko ni akantu kadafite icyo kavuze ku mirongo y'urugamba. Nahoze ndeba muri Telegram zitanga ripoti biri kubera ku rugamba,
ubona ko haba muri Avdiivka hari uduce abanya-Ukraine bakomeza kugaba ibitero no kwihagararaho, ariko mu tundi duce ukabona ko ingabo z'Abarusiya zirimo kugenda zibasatira ku buryo iyi Avdiivka ikibazo cyayo mu minsi mikeya kizaba kirangiye. Ikindi kandi ukaba wavuga kuri Kupiansk, aho ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Ukraine bakomeje kuganira kureba niba ese ni ngombwa ko turinda uyu mujyi cyangwa se tuwuvemo twigendere. Nicyo kintu barimo kuganiraho rero, barimo barareba uburyo bawuvamo bakawusigira Abarusiya. Ibyo byose ni ibintu twagiye tuganira muri podcast zashize tuvuga ko nubwo twaganiriye kuri Odessa tuvuga ko Odessa igomba kuza mu maboko y'Abarusiya, ariko hari n'umujyi wa Kharkiv nawo njye mbona ko ukiri mu mibare y'Abarusiya, kandi ko bazatuza ari uko uyu mujyi nawo bawigaruriye. Ibyo rero ni ibintu Zelensky, niyo ntambara ya Zelensky n'Abanyamerika, yaba aba bamufasha bose ba Biden ba Macron baba bashaka akantu nk'aka ngaka kagaragaza ko Ukraine yakoze akantu. Ibinyamakuru bikandika yasenye ibirindiro by'Abarusiya muri Crimea, yasenye ubwato, Ukraine yahanuye indege, Ukraine ishobora gutsinda intambara. Ubwo bagahera ngo bavuga ko Ukraine ishobora gutsinda intambara, bagatangira propaganda zabo, ariko mu bigaragara nk'uko na Zaruzhny yabivuze, nk'uko na Zelensky nyuma yaho yaje kubyemera, akemera ko iyi mijyi kuyigarurira ntibishoboka. Twahoze tubona cyangwa se namwe mwagenda mukabireba kuri YouTube mukandikamo Mariupol Today. Ni ikintu kigaragaza gahunda ya Vladimir Putin muri ibi bice Abarusiya bafashe, cyangwa se n'ubutumwa ashaka guhereza abamurwanya bose cyangwa se abanyaburayi bose bafasha Ukraine. Urebye uburyo Mariupol yari yarasenywe, yarashyizwe hasi, ukareba uburyo uyu munsi irimo abakozi 20,000 byaturutse mu bice byose by'Uburusiya baje kubaka Mariupol. Ubu ni umujyi urimo gusa neza, barimo kugenda bawuvugurura, kandi nk'uko abenjeniyeri bahagarariye ibi bikorwa biri kubera muri Mariupol babitangaza, bavuga ko mission yabo ni ukugira vuba ku buryo Mariupol yose iba imaze kuzura, abaturage bagasubizwa mu mazu yabo. Ibyo rero ni ibintu byerekana ko Vladimir Putin atazigera asubira inyuma. Niyo statement arimo guhereza abanyaburayi, ni ukuvuga ngo izi territory zose bafashe bagomba kongera bakazubaka, kugira ngo n'abanyaburayi bumve ko iyo investment Abarusiya bashyizemo batazigera basubira inyuma. Ibyo rero ni ibintu Zelensky atarakira neza mu mutwe we, ariko abantu benshi bakomeje kumusaba ko yashakisha inzira zo gusohoka muri iki kibazo. Baramusaba kuba yashakisha icyo bita way out, kuko ibigaragara mobilisation barimo gukora yo kongera abasore mu gisirikari, kongeramo abantu benshi mu gisirikari, ntabwo biri gukunda kubera abaturage benshi ba Ukraine barahunze. Abatarahunze bari barashyizwe mu gisirikari, abandi ni ukuvuga ngo bahora baryamye munsi y'uburiri, nta gusohoka, kubera ko urasohoka bagahita bagufata bakakwinjiza mu gisirikare ku ngufu. Twahoze tubona Ubudage burimo gusaba impunzi z'abanya-Ukraine zifite imyaka yo kuba zajya ku rugamba kuba zasubira ahangaha muri Ukraine. Ibyo ngibyo nabyo bikaba ari ibintu wakwibazaho muri ya mategeko mpuzamahanga arinda impunzi, arinda gute, ukabyibazaho ukavuga uti aba bantu bitakarije icyizere, bari desespere cyane kuba urenga no ku mategeko yo kurinda impunzi, ugatangira gusaba impunzi gusubira iwazo kujya ku rugamba, kandi ari cyo kintu zahunze. Nawe ubizi neza, ni ikigaragaza ko n'abanyaburayi barabona ko muri Ukraine nta mbaraga nta maboko bazahabona, kubera ko intambara yabamazeho abasirikari. So no gukomeza tukajya tubirebera hamwe tukareba uko bimeze. Gusa nk'uko nabibabwiye, iherezo ry'iyi ntambara rizasobanura ibintu byinshi cyane, rizasobanura imbaraga z'Abanyamerika, zizasobanura imbaraga za NATO, zizasobanura uburinzi bwa NATO, ese burizewe cyangwa ntibwizewe. Ni ibintu byinshi bizava muri iyi ntambara, ariko hari na byinshi twamaze kubona. Iyo ubona ibihugu byari bikomeye ku isi bifite intwaro kirimbuzi, bifite amasezerano yatumaga bibasha kubana, ayo masezerano yose bakagenda bayasohokamo kubera ko
batarimo kumvikana ku kibazo cya Ukraine. Ni ibintu bikwereka ko iyi ntambara ya Ukraine nirangira isi izaba ifite ibindi bibazo byinshi cyane, kubera ko amasezerano yose yatumaga isi itekana yose bayavuyemo. Amasezerano yo gusuzuma, yo gutestinga intwaro kirimbuzi, ayo ngayo bayavuyemo. Amasezerano bari bafitanye amasezerano y'uko batemerewe kuba bakubaka ibigo bya gisirikare ku mipaka y'abandi, ibyo byose bagiye babisohokamo. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara izarangira isi yinjira mu bindi bibazo bizaba bikomeye cyane, ku buryo navuga ko abashinzwe ububanyi n'amahanga bazaba bafite akazi gakomeye cyane 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 cyane. Ariko rero nanone ukaba wakwibaza uti, nyuma y'ibi bitero by'abanya-Ukraine, nyuma y'ibitero by'abanya-Ukraine, Vladimir Putin arakora iki? Aremera ko amato ye akomeza kubuzwa umutekano muri iyi nyanja y'umukara, cyangwa se aradeployinga imbaraga zose zishoboka kugira ngo yigarurire Odessa n'inkombe zose z'inyanja y'umukara? Nge mbona ari cyo kintu cyatuma abarusiya batekana muri iyi nyanja y'umukara. Ikindi nuko wamenya ko F-16 twahoraga tuvuga ko ntago zizaza, ngo barababeshye. Ushize nari nakoze n'ikiganiro mvuga ati Zelensky aheruka ayicaramo, ariko niba zigeze he ntawamenya. Biravugwa ko rero iminsi barirwa ku ntoki kugira ngo izi F-16 zitangire kugera muri Ukraine. Zizaza urusorongo, hazaza nkeya zigende ziza, ariko ukibaza uti zizaparika hehe ko atari ikintu waparika mu ibanga. Ni ikintu ngewe ntegereje kureba n'amatsiko menshi. Ubushize narakibabwiye, mbabwira ko abarusiya bamaze guteza imbere icyo bita electronic warfare, bamaze guteza imbere izi ntuza system zabo z'ubwirinzi bwo mu kirere, ku buryo Ukraine abarusiya bayifite gutya. Rero kwibaza ngo F-16 zizaparika he, tutarajya kwibaza wenda ngo abapilote bararangije bagize gute, wenda bashobora no kubaha n'abapilote mu ibanga wenda bo muri ibyo bihugu bizatangiza izo ndege, ntawamenya. Ariko ikintu cya mbere uribaza uti zizaparika he? Ngenda ndashaka kumenya umunsi wa mbere F-16 zizagera muri Ukraine, nkamenya umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, nkareba ngo zizahamara iminsi ingahe. Ese zizabasha kurenga umutaru? Zizabasha gukora operation? Ibi rero ni ibintu nge mbona ko abanyaburayi bari gukora kugira ngo ejo nibatangira kujya mu mishyikirano bazavuge bati twabahaye byose. Murabizi n'ubu ngubu mu biganiro twakoze ubushize, ubwo Zelensky yajyaga hanze akavuga ati kwigarurira biriya bice ntago bigishoboka, kubera ko abantu bahariya bamaze kuba abarusiya. Avuga ko bitagishoboka kubera ko n'ubushobozi bafite butabibemerera. Abanyamerika bo bavugaga ko Ukraine yahawe byose, bakabara amabiliyoni bayihaye, bakavuga ati yahawe byose. Ariko wayibaza uti F-16 mu kirere ntacyo mwayihaye, bakabura icyo bavuga. So ubu ngubu rero F-16 ziraje, zaba 3, zaba 4, zaba 5, icyo bapfa nuko zaje zahageze. Ubu rero igihe nikigera Zelensky bazambwira ati nta kintu tutaguhaye, twaguhaye na F-16, tuguhereza ibiki. Ariko namwe nimwibaze, umuhaye F-16 ibifaru byarashize. Murumva ukuntu ibintu bisekeje? Murabyumva? Ariko ni ukuvuga ngo ibitero, iyo bita contre-offensive y'abanya-Ukraine, yagombaga gutangira, igatangirira mu kirere, igatangirira ku butaka, igatangirira no mu mazi. Baragiye babahereza izi Leopard nk'uko twabibonye, hagiye hazamo n'izishaje, twarabibonye abanya-Ukraine babyinubira cyane. Babyohereza n'amabradre y'abanyamerika, ibifaru byinshi cyane. Izi ngizi z'abafaransa sinibuka ukuntu zitwa, nazo ni share nziza cyane. Babyohereza ku bwinshi, abarusiya baragenda barabitwika, ibindi barabifata. Birashize, uyu munsi wohereje F-16. Mu by'ukuri mu gihe umurusiya nta bifaru byinshi afite byo guhangana nabyo ku butaka, nta hantu havuga ngo harangiye kwagira focus, nshyireho ibifaru 100 icyarimwe cyangwa ibifaru 200, dukubite umurusiya dutobore tugende tugere ku nyanja y'umukara. Ubwo bushobozi bwararangiye, none ubahaye indege. Iyo mikino ni iyihe ubundi?
oya tubwizanye ukuri, iyo mikino ni iyihe? Ni ukuvuga ngo abana bawe wifuriza gutsinda intambara, nk'umuntu uhora mu ntambara, murabizi Amerika ntishobora kubaho itari mu ntambara, n'ubu izirimo nyinshi utabara. Umenyereye intambara, ni kubera iki ushuka abana witwa ko ukunda urimo kurwanira? Ni nk'uko umuntu yakuzirika ukuboko kw'iburyo uri kurwana, yabona bari kugukubita baguciye ukuboko kw'ibumoso, agahita azitura kwa kundi yari yafashe, nta kintu kuri bukumarire. Nirwo rugero natanga, sinzi niba rwumvikana, ariko ni urugero ndumva ruri mu murongo neza. Ni ukuvuga ngo uhita ubona ko abanyamerika n'abanyaburayi imikino barimo si iyo gutsinda abarusiya, si iyo gutsinda abarusiya, ntabwo ari kuriya batsinda intambara. Kuko njye ndahamya ko iyo abanyamerika babifata nk'ibyabo, abanyaburayi bakabifata nk'ibyabo, iyi contre-offensive igatangira mu buryo yagombaga gutangiramo, ndahamya ko uburusiya bitari kubworohera. Atari ugufata ibifaru byose, abanya-Ukraine babise babikora uko babyishakiye, babinyanyagiza ku mirongo yose y'urugamba, ibirometero hafi 90, ibirometero hafi 90,000. Ubundi abarusiya barabitwika. Uyu munsi ubahaye indege, ziraza gukora iki? Abasirikari barashize. Mu by'ukuri ni ibintu bimeze nko gushaka guhora, ni ugutanga abagabo. Byandikwe ko F-16 zahageze, Storm Shadow zahageze, ariko ikigaragara kuva n'inkunga zarahagaze, n'abanyaburayi murabizi ko izabo zahagaze, ubu barimo gushakisha uburyo babonera Ukraine biliyoni 20, ariko zigatangwa nk'inguzanyo. Ibyo byose ni ibintu bikwereka ko ubugambanyi ku muturage wa Ukraine buracyakomeje. Ariko njye icyo navuga ni uko izi F-16 nizize zihagere, turebe icyo bazaporopoza nyuma yazo. Gusa igihari ni uko bose barashaka ko intambara yarangira, ariko noneho kubera ko nta muntu ushaka kwitirirwa amakosa, niyo mpamvu Zelensky bamuhaye na F-16 zidafite icyo zije guhindura, ariko ejo bazamubwire bati ntacyo tutaguhaye. Urebye niyo mikino irimo ubu ngubu. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Waka podcast. Nababwira ko ari gutyo bihagaze. Ibitero by'abanya-Ukraine bya hato na hato ntibishobora gupfa kurangira igihe cyose intambara itararangira, kubera ko bafite misile zirasa kure, bafite aya mato y'amadrone, bafite ubushobozi bwo kuba barasa ahantu no mu Burusiya yewe, ariko nta bushobozi bafite bwo gutsinda intambara. Iyi propaganda ya Zelensky yo gukora akantu kari buvugwe icyumweru kimwe, ariko ku mirongo y'urugamba abasirikari be bari kuhashirira, tugomba kujya tuyibona kare, tukayidemaska hakiri kare. Ubu ni ukuvuga ngo kuba Biden agiye kujya mu bintu byo kwiyamamaza n'iki, Zelensky agomba kugira akantu k'agakeregeshwa mukorera. Yarashe ubwato, nubwo ni ubwato butari bunini bihambaye, ariko yabikoze. Igikurikiraho rero ni iki? Nicyo tugiye gukomeza gutegereza turebe. Amahoro kuri mwese.